twongeye kubasuza mwebwe abakurikirana Bombo TV. Nimukajye mugenda mudakoze subscribe kuri no Bombo TV. Unewe uyu munsi turi buze kugana kontu bameze guterero sasa. Ndaje nganire kuri babo ko akibaze. Ubu noneho baraje bampema. Nigeze kugenda mu muhanda umuntu umukobwa arambwiye ngo se kwanjyegira ngo sigaye ngufata abakobwa bose ngo kagenda bavuga mwabihirimbi imwe musigaye mufata abasore mukabita amagweja nkande. Ndaje nsomere twa dukobwa tugenda tuvuga ngo abasore ngo turi amagweja. Ariko reka manze mubaze, urabona nkanjye bomokrate mbaye kimwanjyegira mwe z'abakobwa. Kibaze baraje bahita bavuga izi ngegerara. Ibaze ko dusigaye dufite abakobwa bafite satani we. Ibaze ko mfite sheri wanjye wankati. Nyine yankati yabona nta kintu mfite nyine ndikabwebwe nyine wandi twahuraga nambaye silipa nyine ukuntu naragiye mu bishokoro hasi cyane. Wa muntu wahundaga mu bintu byiza cyane ariko ibintu biba akaba yaragiye kera. Akahita asimbuka sha. None ikintu kigezweho rusasi ngo asigaye mbona YouTube, Instagram, Twitter harimo gushyira kugenda hashya gake. None ikintu kigezweho ni ikirira uzi message call 50 mwisa imwe message zirimo my sweet heart. So mwanjyegira mwe z'abakobwa iyo mwifashe mukagenda mukabona umusore arakennye nta kintu afite sha mwarangiza mukahita muta ukamamagara ngo nabonye wambuze. Ibaze kugira ngo wamagareshe wakubwira ngo bashaka gaki. Uwo muntu ntagarishire wawe ni ingegera, ni umuhirimbiri wa mungana mukakajwe, ni impirimbiri izo ngizo ntago arabashira. Ibaze ko sheri wanjye noneho asigaye ari kubona harahiye nyine zakizimya moto zaraje zirazimya biranga bigenda gake. None sha ibaze ko asigaye agenda anyereka kubona ibintu noneho ankunda yansarisha. Ariko buriya ikintu mutazi mwebwe munkurikiye, buriya uzakunda umuntu mwabanye mu bintu bibi ndetse n'ibyiza niwe umuntu uzabasha kumenya icyo banga n'icyo ukunda ndetse yewe n'ikintu kikubangamira mu buzima bwawe. Anyway, turaza no gusimuka tubagezeho ibyamamare nka L1, Makanyaga Abdul, Jesse Ntore ndetse na umugabo arakandi kagabo gato akubundi ubundi bazamanara. Uwo bita L1 asigaye yaragiye mu bisheke piriya ku mayaga, aho asigaye ajya kurinda ibisheke n'ibigori. Ariko asigaye avuga yuko naza azaje ko batakazamo umusore bita L1. Muri ino minsi abantu bari kugenda bazima gake bakenda berekeza ku nzuzi nyine bigira mu bisheke mu bigori. Uwo bita Makanyaga nyuma yuko umuziki byanze, ariko buriya ari mu bantu bakoreshaga umuziki gakondo, umuziki nyarwanda, byaje kwangajya kwigurira ihene ndetse n'intama. Uwasigaye yorora intama ndetse n'ihene ndetse n'inkoko. Ubu ni umworozi n'umuhinzi, ibyo mwari mubizi. Anyway, ayo makuru nkayo ngaho mugenda mwegezwaho nanjye Bombo TV. Ariko hari umuntu mujya mukunda nkanjye mwanjyegira ndabakunda cyane. Ubu baraje batangire batere comment bavuge ngo uradutuka ngo ugize gute. Ntago muyingegera ahubwo muri ibihirimbiri abantu mugenda mudakoze na subscribe. Hari umuntu banduru basetse mu Rwanda nkanjye ninjye musore wa mbere mwiza ureze. Anyway, abantu twabanye muri iki kiganiro cya Bombo TV rero ndabishimiye cyane, ndabakunda cyane mwanjyegera mwe mukore subscribe ubundi tujye duhorana buri gihe. C'est cool.